Hello, abakunzi b'isombe muri hehe? Uyu munsi tugiye gutegura isombe iryoshye cyane. Ngiye kubereka uburyo twateguramo isombe tugashyiramo ibirungo byose bishoboka bikaza kuza biryoshye cyane bikaza kuryoshya isombe. Ngiye gutangira mbereka ibiryo tugiye kwifashisha mu gutegura isombe. Mfite ikiro n'igice cy'isombe, mfite n'inyama, mfite hano amagarama nka magana ane y'ama epinari. Mfite ndaza gukoresha amapavron atatu, ushaka wakoresha nakoresha amabara yose wakoresha ushaka. Mfite tungurusumu ebyiri, ndakoresha n'amapoiro ebyiri, poiro ebyiri nuko namaze kuzicamo ko ni ebyiri. Ndakoresha n'ibitunguru, ndaza gushyiramo ibitunguru bitatu, ndaza gushyiramo n'ubutunguru butoya bw'icyatsi butoya ariko utafite nabwo nta kibazo. Persile ntazo nari mfite, zino z'ibyatsi, nari mfite zino zumye, ubwo nazo uko zifite waza kuzishyiramo. Ubundi ndaza gushyiramo n'amamesa, ubundi gushyiramo n'iyi sosi green, nabyo ni biva mu buryo bakoramo amamesa. Ni sosi green biba bifashe, nabyo biva mu buryo bakoramo amamesa. Ndaza kuza kwereka ukuntu biraba bisa. Ahanini umuntu ku bantu baba Burayi cyangwa se abantu mu bindi bihugu byo hanze bikunda kubigura mu mamagaze cyangwa mu ma supermarket y'intuza yo mu ma supermarket agurisha ibintu biva mu bindi bihugu. Mu Rwanda naho bishobora kuba bihari simbizi, ariko wenda nko mu magaze y'Abahinde cyangwa ikisinzi, ariko nta hantu bikunze kuba bihari cyane. Ubundi ndaza gukoresha n'ubunyobwa bufashe. Ubunyobwa bufashe burakaranze, nkunda kubukoresha cyane kuko buryoshya isosi, bukunda kuryoshya isombe, ndabukunda cyane. Ufite n'ubunyobwa buseye nabwo wabikoresha nta kibazo uko bikorohera. Ubundi dutangire dushyiramo isombe. Ntabwo ngende buze gushyiramo amazi direct, isombe ndabanza nyishyiremo, ubundi ncane n'umuriro, nshyire ku muriro uringaniye, ubundi ntangire nyiteka nya. Amazi ndaza kuyongeramo nyuma mu kanya. Ubundi tuvange kandi twongeremo n'umunyu, dukomeze tuvange. Ubundi nizitangira guhindura ibaramo bukeya, ubundi nshyiremo inyama. Inyama zirogeje, inyama z'inka zirogeje. Ubwo uko wowe ushobokeye washyiramo inyama, abantu bashyiramo umurizo w'inka, umurizo uko bigushobokera kabisa, inyama zose ushaka, ubundi ukomeze uvange. Amazi turaza kuyongeramo nyuma. Ikindi ntukomeze ushyire ku muriro mukeya kugira ngo bitatangira bishirira, itaza gushirira hakiri kare. Turacyafite amasaha menshi imbere kugira ngo tuze guhisha iyi sombe. Ubundi dushyiremo amamesa. Amamesa urashyiramo quantité ushaka bitewe n'uko isombe watetse uko ingana. Ubundi ndashyiremo n'isosi green. Urabona nuko bisa, yabifashemo, urabona bijya kugira ibara nk'iry'isombe. Umva biryoshye isombe pe. Waba ubishaka ubifite aho wabigura, wagerageza ukazabishyiramo ubundi ukambwira. Biri naturel rwose, nta bintu bigize bindi byongeyemo cyane. Ubundi uvange neza kugira ngo ngewe isombe amamesa nkunda kuyashyiramo mbere kugira ngo rwose isombe iraza gufata umwanya wo gushya, n'amamesa araza kuba yahiye yose yahwanye. Urumva ni byiza ko amamesa uyashyiramo mbere. Abantu dufite tekinike nyinshi tugunda gutekamo isombe mu buryo bitandukanye, ariko ngewe ubu nibwo buryo nahisemo kuberekamo uburyo ntekamo isombe. Rwose ni uburyo nabonye bworoshye kandi isombe iza iryoshye pe. Ubundi shyiremo amazi ashyushye, twireke ize ibire ifata umwanya ize gushya neza cyane rwose. Hafi ngiye kureka bize kubira hafi nk'isaha yose. Nukomeza ugenda wongeramo amazi ashyushye, biraza gutuma isombe ikomeza guhira ku rugero rumwe. Urabona ushyizemo amazi akonje, isombe isa nk'isubira inyuma kugira ngo bize kongera gushyuha. Urumva ni umwanya umuntu ari gutakaza, ariko amazi ashyushye bikomeza gushya kandi biza kudufata umwanya utari mwinshi cyane. Ubundi nze nshyiremo ama epinari. Epinari murabizi ko ahanini niyo mpamvu zishyiramo ahanini nyuma. Urabona ko epinari ntabwo gushya ntabwo bitinda rwose, niyo mpamvu ntahise nzishyiramo rimwe n'isombe. Ubundi nazo tuze tuzireke zishye. Byiza ukomeje ugaragura kugira ngo ujye ukomeza unareba uko iri kugenda rishya, biraza gutuma
umenya uko ugenda wongeramo n'ibindi birungo ku ruhande dufite. Ngiye gutangira ibirungo ngiye kubyoza, bya birungo by'ibyatsi, amapwaro, ibitunguru n'amapavuro byose ngiye kubyoza, ubundi mbisye nibyo ngiye kongeramo. Nabiseye dore nuko bize bimeze, mbaraga byari byinshi. Ndabona isombe iza kuza ntabwo iri buhize guhira mu isafuriya, ndabona ndibuze kwihindura, itangiye gutubuka. Ubundi ushaka ibirungo nawe waza kubikata n'icyuma ukabikatamo dutoya. Ngewe mpitamo kubisya, nimero biza bimeze bifite forume imwe, ni biseye kimwe nk'isombe. Uko bigushobokera wagerageza muri systeme igushobokera. Ubundi tuze tubireke tubihe umwanya, bize nabyo bifate umwanya bishye. Ibirungo by'amafu, amapaprika n'icyo byose ndaza kubishyiramo nyuma. Ndabona ngiye isafuriya ndayihinduye, nabona ntago byari biri guhiremo, ndayihinduye mfashe indi safuriya ijya kubaho nini cyane, kuko iyo bisendere cyane bikomeza bikamenagurika ahantu hose bikanduza gaziniyeri. Ubundi tubireke tubihe umwanya bize gushye. Bimara gushya ngiye, kuko persile nayo mfite yumye nayishyizemo nyuma, ariko ufite persile igize iy'ibyatsi wadukuza kuyisera rimwe cyangwa ukaza kuyikatira rimwe na biriya birungo byindi by'amababi twashyizemo n'ibitunguru n'ibiki byose. Ubundi nibimara gushya neza ndaza gufata nshyiremo n'ibirungo amapaprika byose, na za onje uzifite wazishyiramo, ngiye nazo mfite, ariko ibindi birungo byose ukunda guteka mu isombe waza kubishyiramo cyane. Ariko urabona ahanini ngiye nakoresheje ibirungo ahanini biri natirere, n'ibi by'amafu ntabwo nakoresheje quantité nyinshi cyane. Ubundi nshyiremo n'ibiyiko bibiri bya soya biraba bihagije. Ubundi tubireke tubihe umwanya bishye. Ubunyobwa turaza kubishyiramo nyuma genda gushya, urebana mureke isombe ifate umwanya ishye. Ngewe ahanini isombe nkunda kuyiteka mfite umwanya uhagije kabisa. Ubundi nibimara bitangiye gusa neza rwose, imeze nk'itangiye gushya. Ubundi iyo mfite umuntu ukoresha ubunyobwa bufashe, nafashe ibiyiko, nashyizemo ibiyiko 3 by'ubunyobwa bufashe, nshyiramo n'amazi ashyushye ndavanga. Iyo ushyizemo amazi ashyushye burekurana byihuse. Ubundi nze mbushyiremo, burahiye deja, urumva biraza kunyorohera, ntabwo bize gufata umwanya munini cyane kugira ngo nze kurindira ngo buze gushya. Burahiye, nicyo mbukundira, kandi buryoshye isombe pe. Ufite aho wabugura buri naturel 100% pâte d'arachide, ntacyo buvangiyemo bundi. Ushaka kuburya mu mugati ukabuteka mu isombe no mu isosi bisanzwe, buraryoha cyane. Ubundi ukomeze uvange kugira ngo ubunyobwa bugire hose. Ubunyobwa ushyizemo ukabona ntibubaye bwinshi, waza kongeramo nta kibazo, uko bikorera cyangwa bigushobokera wakongeramo. Ubundi ukomeze uvange hose. Ngiye kubiha umwanya muke cyane, nk'iminota 10 cyangwa 15, ndeke bize gushya neza. Murabona ko isombe iraryoshye, ntirekuye, ntabwo iri amazi rwose, iraryoshye. Reba ukuntu iri gutogota, irasa neza, iraryoshye kandi no guhumura. Wow. Mu isombe ngiye nuko nyitekamo ku giti cyanjye, ariko ubwo mberetse uburyo nyitekamo nuko iza iryoshye, niyo mpamvu mbiberetse. Wazagerageza ubundi ukambwira nimba byarakugendekeye. Ikindi utashoboye kubona ibyo birungo, wenda biriya bindi nashyizemo bidashobora kuboneka, nabwo nta kibazo. Ariko aho ngiye icyo nari ngambiriye ni ukwereka ubundi buryo ushobora gutekamo isombe ikaza iryoshye cyane kurushaho. Ibi birungo ngiye mbigura mu mamagaze, ku bantu bari imahanga, ushobora kubigura mu mamagaze yo mu bindi bihugu, amamagaze exotique mu bindi bihugu, niho ibirungo nk'ibirungo umuntu akunda kubikura. Abandi mu Rwanda numva naho hagiye hari amamagaze yo mu bindi bihugu, nk'amagaze y'Abahinde cyangwa se simbizi, ariko ushaka kubibonamo, wabihize ushaka kubibonamo, biba bihari. Ubundi ugateka isombe ikaza iryoshye cyane. Ntago amamesa ari menshi, urabona ko rwose ntago amamesa yaje. Hari umuntu ushobora guteka isombe ukabona amamesa yabayemo menshi cyane. Nashyizemo amamesa agereranyije, murabona ko isombe ntago irekuye, ntago ari amazi kabisa, iraryoshye nk'uko muri kubibona. Ubonye rusati hari icyo yakwigishije, wazagerageza ubundi ukazambwira nimba yakuryoheye. Murakoze cyane. Iyi sombe nayitetse byamfashe amasaha 2 n'igice.
urumva gutekera amasaha 2 n'ice kuri gaze urumva bifata umwanya munini kandi konsoma gaze nyinshi, ariko nta makara nshobora kubona hondi, ariko nta kibazo banatetse nyinshi nzayijyaho inshuro nyinshi cyane. Niyo mpamvu guteka isombe ngiye bimfata umwanya, avuga ati ngiye kwiteka bimfate umwanya, ariko nzayijyaho inshuro nyinshi nyibika muri mu bukonje nkagenda njyaho buke buke. Mwakoze cyane kubana nanjye, ndabashimiye. Ntimwibagire gukora subscribe. Ciao.